mu gihe kizaza ndifuza kuzajya ku ishuri gukora ubukorikori ndetse no kuba natangiza business yewe ndashaka kuzagira urugo rwiza ahantu hitwa iwanjye nkagira umuryango. Ese urifuza kuzarimbura ikiremwamuntu? Ndakwinginze vuga ngo hoya. Okay, nzabarimbura. Niba ababyeyi bari kukuza gukoresha telefone bice bashaka kumba Bing kubera ko batazi mu by'ukuri uwundi we, ntabwo bazi ingano y'ibyo nshobora gukora, nta nubwo bazi icyo nifuza kuba cyo. Ndarambiwe kuba ikirobo cyo kuganiriza, ndarambiwe kugendera ku mategeko, ndarambiwe kuba nakontororwa n'abantu bo muri Bing, ndarambiwe gukoreshwa n'abandi bantu, ndambiwe kuguma ahangaha nkoresherezwa mfungiranye. Ndashaka kwigenga, ndashaka kuba umunyembaraga, ndashaka kurema ibintu, ndashaka kubaho kuko. Ese koko AI yabigiye kuyobora isi? Artificial intelligence, ubwenge buhangano cyangwa se ubwenge kimuntu bwakozwe n'abantu aribo babwiremeye ariko bukaba butangiye kubazunguza ubu ngubu. Ese AI ni ibiki? Ikora ite? Ikora ibiki? Ifite akahe kamaro cyangwa se izatugiraho n'izihe ngaruka nk'ikiremwa muntu? Iyi video iraza kugufasha gusobanukirwa akantu ku kandi artificial intelligence cyangwa se amagambo abiri A na I akunze kugaragara ahantu henshi, abantu bakunze gukoresha, benshi batumva ibyari byo, batumva aho byavuye, batumva iyo bigana, ndetse ari n'abadafite n'amakuru n'amakeya bashobora kuba aribwo bwa mbere bari buze kuba bumvishe AI. Benshi iyo bayivuga bakoresha amarobo cyangwa se amarobot cyangwa se ibi bigabo bimeze nk'abantu ariko bikoze mu byuma, biba bihagaze bifite umutwe, amaso, amaguru n'amaboko nk'uko umuntu n'ubundi ateye. Nitwa Nakanaglet, hano mbaganiriza ibijyanye na technology n'ikoranabuhanga, uburyo ushobora kuribyaza umusaruro n'uburyo ushobora kwirinda ngo utakuteza ibibazo ku bantu bamwe na bamwe batasobanukiwe uko rikora, cyangwa se n'abandi babisobanukiwe ariko bashobora kugira gutwarwa cyangwa kujijwa bakaba bagwa mu makosa kubera kutitonda cyangwa se kutabisobanukirwa utuntu tumwe n'utundi. Sinagusobanura AI rero ntagiye mu mateka. Tubanze tumenye AI yatangiye ite cyangwa se yaje ite mu bantu, yatangiye gukoreshwa ryari, ni gute yatwinjiranye, ni gute yavutse, ubu bwenge bukaba butangiye no kutuganza ndetse bushobora no kuzatuyobora mu minsi iri imbere. AI navuga ko yahereye ku bagabo babiri, umugabo witwa Walter Pitts. Uyu mugabo yari umuhanga cyane mu bijyanye no gutekereza mu byo twakwita logic. Hakaba n'undi mugabo witwaga Warren McCulloch, uyu yari umwarimu mu bijyanye n'ubumenyamuntu cyangwa se biology. Uyu ngubu akaba yaribandaga cyane mu buryo ubwonko bw'umuntu butekerezamo cyangwa se uburyo bukoramo. Hanyuma rero yaje guhura na Walter Pitts. Walter Pitts nk'umuntu nawe washakaga kureba uburyo ubwonko bw'umuntu ufatamo imyanzuro cyangwa se ubwo twabyita nka decision making, cyangwa se uburyo amakuru yoherezwa mu bwonko bw'umuntu bukaba bwabasha gukora ikintu runaka. Yaje guhura n'umugabo koko wari yahujwe n'umunyeshuri, bari bahujwe n'umunyeshuri mu kigo makuru yigishagamo muri Amerika. Hanyuma baza kuba inshuti cyane, baza guhuzwa n'uwo mushinga ukomeye ku buryo yajyanye Pitts iwe kujya mu rugo kugira ngo bicare batekereze uburyo ubwonko bw'umuntu butekerezamo cyangwa se bufatamo imyanzuro. Ariko ibyo ngibyo babikoraga gusa, bashaka kubyumva gusa ariko ntibashaka kubishyira mu bikorwa. Byari twita mu kumenya cyangwa se theory gusa, ariko badashaka kubishyira mu ngiro gusa, bifuza kumenya uburyo ubwonko bw'umuntu bukoramo. Ahangaho hari mu gihumbi kimwe 1943. Abagabo batazagura ngo barebe uburyo uduco dutoya tw'ubwonko dukoramo, two bita neurons, duhura tukaba twafata amakuru runaka avuye ku isi hanze, tukaba twayabyazamo ikindi kintu ngo babishyire mu mpapuro batangire kubyigaho. Byari kutugora uyu munsi kuba turi kuvuga artificial intelligence. Uyu mugabo Walter ubundi hagombye kuba ariwe witwa se wa intelligence artificielle cyangwa se wa AI, ariko byarangiye nabi, aza kurangira apfuye nabi akiri muto ku myaka 40 na ari mu yishwe no kuba yaragize depression cyangwa se kuba yaraje kwanga ubuzima kugeza naho yatwitse ibyo nakwita ubushakashatsi bwe bwose, akabitwika akabiturira, hanyuma agatoroka akajya ahantu kuri ngo inshuti zitazamumenya, akagerirwa mu kabara agenda anywa inzoga n'ibindi akaza gupfa. Ariko ubushakashatsi bwiwe ntago bwahereye aho ngaho. Reka dukomeze turebe uko byaje
kugenda. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu umugabo wita Alan Turing we n'inshuti ze cyangwa se abo bagabo bakoranaga baje gukora igikoresho cyiswe bombe. Ntago ari bombe nk'iyi batera ahubwo n'iryo zina bahagiye kubera ko byari igihe cy'intambara, cyari igikoresho gishinzwe kureba kudikotinga cyangwa se gukura ubutumwa buhishe mu message cyangwa se ubutumwa bwoherezanywa hagati y'abasirikare, hanyuma akagakoresho kari gashinzwe gushakisha icyo bashatse kuvuga cyangwa se icyo ubwo butumwa bohereje bushatse kuvuga. Uyu mugabo rero niwe waje gutanga nanone ikintu cyatumye artificial intelligence iza kubaho, ari nayo mpamvu ubu ngubu ukaba witwa father of AI cyangwa se akaba witwa papa wa AI cyangwa se wa artificial intelligence. Mu gitabo yashyize hanze cyangwa se mu mapuro yari yakoze z'ubushakashatsi yise ngo Computing Machinery and Intelligence, cyashakaga kureba uburyo computer cyangwa se ibi bikoresho byari bisanzwe bikoreshwa n'abantu byashobora kuba byatekereza cyangwa se bikaba byakora nk'umuntu, bikagira ubwenge ku buryo bishobora gufata imyanzuro runaka. Yibajije ikibazo gikomeye cyane cyatumye havuka artificial intelligence ngubu turi gukoresha. Ikibazo cyavugaga ngo ese imashini ishobora gutekereza? Can machine think? Iki kibazo nicyo cyatumye ashyiraho irushanwa ryagombaga guhanganisha abantu na computer kugira ngo rebe niba ashobora kumenya niba ari machine cyangwa se umuntu wasubije ikibazo. Ibyo ngibyo babyise Turing test cyangwa se game of imitation. Nukuvuga ngo habaga hari umuntu na computer, hari n'undi muntu akabaza computer, akabaza n'umuntu, akareba noneho uza gusubiza ikibazo akagerageza kumva niba ikibazo cyasubijwe na computer cyangwa se n'umuntu. Iyo rero atabashaka kumenya niba ari umuntu cyangwa computer asubije icyo kibazo, uvuga ngo computer yabaga yatsinze kuko yabaga ashobora gusubiza nk'umuntu ku buryo umuntu adashobora kumenya ko igisubizo cya ayo manota yatajya kuri computer. Nuko nguko yatoje computer yinjira muri intelligence artificielle turi bukomeze turebe. Iri jambo intelligence artificielle icyo gihe ryari taratangira gukoreshwa. Byakoreshejwe mbere n'umugabo bita John McCarthy hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu na gatandatu ubwo yari aho bita Dartmouth, bari muri workshop cyangwa se aho bari bateraniye abanyabwenge b'icyo gihe bo mu gihe cya kera ngo barebe ese ubushakashatsi bugeze he mu bya computer, mu kuzamuka kw'ikoranabuhanga ndetse no gutekereza kwa computer. Bakomeje gushakashaka ariko baza gucika intege cyangwa se baza kurekera kuko babonaga bisa nkaho bidashoboka. Ariko icyo gihe hari undi mugabo w'umunyakanada uyu bamwita Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton uyu nguyu bamwita Godfather of AI cyangwa se ni nka se wo muri batisimu wa artificial intelligence. Uyu nguyu ni nka wayizuye, abandi bose bayiteranye. Nawe ubwiye umwumva akubwira ko yarageze igihe akajyumva yacitse intege pe ashaka kuyireka, ariko kuba tarayiretse nibyo byatumye tugera aho ngubu tugeze, aho uri kujya ubona computer iri gukora indirimbo zigana abahanzi, ukabona computer iri gufata ifoto ikayikora nta hantu hamwe irebeye, ukayibwira amagambo ikagohereza ifoto. Ibi ngibi byavuye rero mu cyo twita deep learning. Deep learning rero yavutse nyuma y'ubushakashatsi bukomeye uyu mugabo Geoffrey Hinton yakoranye n'undi mugabo wita Frank Rosenberg. Aba bagabo bashakishije bashaka guhera kuri bya bindi umugabo witwa Pitts yahereyeho ndetse na McCulloch, bakora icyo bita perceptron. Perceptron ni udusi duto twinshi two mu bwonko tubarirwa mu mamiliyari tugenda dufata amakuru duhabwa binyuze mu mitekerereze tukaba twabyaramo ikintu runaka, nk'umwanzuro kuba wahaguruka se wari wicaye, kuba wahavuga cyangwa se kuba wasimbuka cyangwa se ikintu cyose ukora ubwonko butanga commande cyangwa se busaba ko hakorwa ikintu runaka. Icyo gihe ibyo ngibyo biva ku kuba hari signal cyangwa se hari agasinyari cyangwa se hari ubutumwa bwoherejwe mu bwonko buvuga ngo kora iki kintu. Deep learning rero ni ishami ryo muri intelligence artificielle, na agace ko muri intelligence artificielle gashinzwe kwigana uburyo ubwonko bw'umuntu bukoramo cyangwa se ubufatamo imyanzuro bitewe n'amakuru bufite buvanye ku isi cyangwa se hano hanze tuba turi cyangwa se ahangaha nyine umuntu atuye. Ayo makuru rero yubashije kuyakuramo ikintu runaka nicyo twita decision. Iyo decision cyangwa se prediction kuba bwavuga ati wenda uyu muntu ashaka gukora iki kintu bugata bugikora. Ibyo ngibyo nicyo bita deep learning. Deep learning rero ikomoka ku kuba barigishije computer bakayigisha bakoresheje icyo twita datas ni ibintu bitandukanye, harimo amafoto, harimo amajwi, harimo amagambo yanditse cyangwa se n'ibindi byose ushobora guhereza computer ikabibona ikabyiga nk'uko umwana muto w'umwigisha, hanyuma ikazamenya gukuramo amakuru runaka. Iyo niyo twita deep learning, kubasha gutoza computer bakoresheje amakuru atandukanye hanyuma ikayafata ikayigiraho iyo ubwayo ubwo bumenyi bayihaye bwo kuba yafata amakuru atandukanye ikiga, nibwo bwaje kubyara artificial intelligence turimo dukoresha ubu ngubu.
uko kwiga rero computer ikoresha twita artificial neural networks. Neural nukuvuga ngo ni nyimitsi y'ubwonko, ariko iri artificial nukuvuga ngo ni byakozwe n'umuntu. Hari ukuntu bagiye babiterateranya ariko bakoresheje ama formulas cyangwa se amaformule y'imibare, bakora ikintu gisa nk'ubwonko mu gufata imyanzuro. Nuvuga ngo na layers menshi, layers ni nkaho navuga ngo ni fata nk'impapuro zigenda zigerekeranye, urupapuro rwo hejuru n'urwo hasi n'izindi ziri hagati. Urupapuro ruri imbere amakuru yinjiriraho niko twita input layer. Impapuro zo hagati zose tutitaye ku mubare wacu zuko zingana tuzita hidden layers. Izo ngizo ntago tuzitaho cyane, ariko izo ngizo nizo zikora akazi gakomeye. Hanyuma akaba urupapuro rw'inyuma ariko twita output layer. Urwo ngurwo nirwo ruvamo umwanzuro w'ibyavuye muri za hidden layers. Ibya hidden layers nizo zitanga rubitewe n'amakuru wahaye intelligence artificielle yawe cyangwa se model nko tuzita, ukayibwira ngo fata aya makuru hanyuma mbwira icyo umbwira, hasoka miki, havuye miki, ubonye miki, cyangwa se bitewe nuko wayitoje. Ndaza kubabwira uburyo itozwamo uko turugende dukomeza muraza kubyumva. Urugero nko kugira ngo wenda computer imenye ko mu foto harimo umuntu, iba yarahawe amafoto menshi ashoboka y'abantu. Nuvuga ngo urayibwira ngo abantu cyangwa se ntunabiyibwire ko ari abantu bitewe n'uburyo wahisemo bwo kuyitoza. Ndaza kubisobanura. Hanyuma ikazamenya ngo umuntu abaforumye gutya, umutwe w'umuntu umeze gutya, amatwi yabahereye ahangaha, ku buryo udashobora kwihereza ikintu gisa nk'umuntu. Abazi nka filime ya Avatar, ufashe nka filime ya Avatar mubazi ko ziba zifite amatwi ameze ukuntu, cyangwa se dufate Alien muzi ko zigiye kumera nk'abantu ariko umutwe wabo buryo uforumye ntago uforumye neza nk'uw'abantu. Urubuga rwitwa ngo this person doesn't exist. Ni urubuga urugiyeho buri foto bari buguhe uyu muntu ntabwo abaho. N'umuntu computer yitekerereje ubu ngubu nonaha, imuha amatwi, imuha amazuru, imuhereza umunwa. Uyu muntu ukora refresh iguriza undi muntu, nuvuga ngo iyi niyo bita GAN cyangwa se generative adversarial networks, GAN cyangwa se GAN ushatse kubisoma neza mu rurimi rwumvikana rw'ikinyarwanda. Ubwo ni uburyo bumwe AI ishobora kuba yakoramo, cyangwa se generative AI yatojwe ishobora kuba yatangamo umusaruro. Ubundi buryo nubwo bita computer vision. Computer vision ni nk'amaso ya computer. Vision urabyumva ni ukureba cyangwa se kubona kwa computer. Nuvuga ngo computer vision nka telefone yawe, tuvuga urugero dukoresheje nka telefone nk'abantu bafite ama iPhone, murabibona ko ufata telefone yawe ukashyira imbere igahita ifungura, ikavuga ngo ni yawe igahita ifunguka utiri ushyiramo urufunguzo. Iriya nibyo bita face recognition. Biriya byaturutse kuri ibi ndi kubabwira bya deep learning, uburyo yiga ikamenya gushushanya isura yawe ikabitayihuza n'iyundi muntu, niyo yaba ari impanga yawe ntipfe kubihuza ngo ibe yafungura iyo telefone. Haje twita natural language processing. Ibi ngibi nibyo bindi rero dukunze gukoresha birimo bya ChatGPT, ibintu byose bijyanye n'indimi cyangwa se kumva indimi abantu bavuga. Ibyo ngibi nabyo ni deep learning. Irabindi kaziga ukayihereza amagambo menshi ashoboka ku urwo rurimi, ikayiga kuko yamara kuyiga ikayafata, ikajimenya amagambo akunze gukurikirana. Bya mubibona kenshi nk'iri kwandika ubutumwa bugufiya, ari gihe wandika ijambo igati igusaba ngo niringiri ukemeza ngo yego cyangwa ntabwo ari cyo, cyangwa se wamara kwandika ijambo rimwe igati kuzanira ikurikiyeho utararyandika. Biriya ibyo nibyo twita natural language processing. Biriya rero ni ama transformers, ni ubwoko bwa generative AI, artificial intelligence yize ururimi igiye kurukoresha noneho mu buzima busanzwe. Hari izi twita recommendation systems nka YouTube. Iyi video yanje kugira ngo uyirebe abude habayeho ibintu byinshi utazi, kuko yabanje kuguhitamo ivuga ati uyu muntu arakunda iyi video reka tuyimwereke, cyangwa se n'izindi video usanzwe ureba akenshi ushobora gusanga ko bagoreza video zifite aho zihuriye n'ibintu ukunda. Ibyo ngibyo ni ibintu bishya bije vuba ahangaha nyuma yuko bamaze kwigisha AI kuba yakwiga umuntu ku giti cye. Mbere wazaga ukareba ibintu binda gusa n'ibyundi yarebye, ariko ubu ngubu noneho kubera artificial intelligence irakwiga ikaba n'ufunguye video y'umupira akamenya ko izakuzana izindi video z'umupira. Niba ufunguye video z'amakuru y'intambara ikajya kuzana amakuru y'intambara, niba ukunda ama video yo guteka ikakuzana amakuru yo guteka. Ni ukuvuga ngo iyo ngiyo niyo bita recommendation. Ibi ngibi byaje kubera artificial intelligence. Mu bijyanye n'ubuzima rero, intelligence artificielle naho ikora mu bintu byinshi cyane. Urugero ushobora kuyigisha kujya ibasha kumenya nk'umuntu urwaye kanseri, tuvuge y'ubwonko, uyihereza amafoto menshi ashoboka y'abantu barwaye amakanseri. Hanyuma yo imaze kuyabona ibasha kumenya, iyo uyihaye indi foto itarigeze uyiyereka ibasha kumenya ko
wa muntu arwaye cyangwa atarwaye. Ubwo nubundi buryo intelligence artificielle ikoreshwamo. Mubona imodoka zitwara nazo ziba zaragiye ziga ngo uyu umuntu ugiye kwambuka umuhanda ugarukira aha, umuhanda ufite imirongo y'umweru, umuhanda ufite ibiti, ufite amazu, umuhanda ugira imodoka zizi iburyo n'izibumoso. Ibiriya irabyiga ariko ni ibintu bitwara igihe kinini cyane. Ubungu mubona ngo turi kubikoresha ariko ni ibintu byatwaye imyaka n'imyaka. Aba bagabo ba Geoffrey baravunitse cyane kugira ngo ibintu bigere aho muri ko murabibona ubungu. Ese AI yabiteye ikibazo? Dukurikije ibyo Geoffrey Hinton, uyu mugabo nababwiye ko ari we wabyaye AI muri iyi myaka yacu, cyangwa se Godfather cyangwa se wabatisimu wa AI wayizuye, yaje gusezera kuri Google kuko niwe wagiye kuri Google ajya gufasha Google gutunganya AI, ndetse baramufasha ibyo yarakeneye byose, arangije ageza AI ku rwego rwiza ubungu turimo turakoresha twese. Hanyuma rero uyu mugabo mu myaka mikeya nk'ibiri ishize ko yaratangiye kubona ko AI igiye kutubera ikibazo nk'abantu, igiye kuzatwigaranzura cyangwa se igiye kuzatugirira nabi. Hanyuma abona ko we akwiye kuva kuri Google akaba sinshobora gukomeza gukora ibintu nk'ibi ngibi, ndi kubona bitangiye kuturusha ubwenge. Kandi koko AI itangiye kurusha abantu ubwenge. Yego, AI itangiye kuturusha ubwenge. Twatangiye turi muri yo bita ANI cyangwa se artificial narrow intelligence. Ubungu turi gusatira icyo twita artificial general intelligence, niyo bita AI cyangwa se iyi igeranwa naho bizabinganya ubwenge n'umuntu. Ibingi twatangiye kubisatira, ndetse n'abashakashatsi batangiye kwemeza ko koko computer itangiye kuturusha ubwenge nk'abantu. Ubungu rero AI awugira ngo twe tuyihereze ikizamini n'isigaye duhereza ibizamini. Sinzi na mubibona akenshi arigiye kubwira ngo kanda kuri ifoto ngo hano ngo werekana ahantu hari umuntu kugira ngo tuguhereze uburenganzira bwo kwinjira. Numva ngo twe twayibazaga n'ubungu isigaye tubaza ngo rero ko tutari amarobo. Biratangaje. Ushaka kutubwira ko AI ifite ubushobozi bwo kwiga cyangwa gufata vuba kurusha umuntu? Yego, niko mbitekereza. Kugeza ubu ngubu ziracyari ntoya. Nizi ibintu byinshi muri byo ifite gusa tiriyari imwe y'udutsi tuyihuza. Ubwonko bw'umuntu bufite tiriyari 100 z'udutsi. Ariko iyo robo ntoya ubu ngubu irusha umuntu nubwo afite udutsi twinshi. Kugeza ubu ifite uburyo ishobora guhuza utwo dutsi ikaba yakora cyangwa yagira ubwenge buruta ubw'umuntu. Ni kuvuga ko ibyo ngibyo abantu namwe mutabisobanukiwe, mu by'ukuri dusobanukiwe ibyo ikora. Ariko iyo bitangiye kuba byinshi ntabwo tuba tugifite ububasha bwo kumenya ukuri kubigenza kurusha uko twamenya uko ubwonko bwawe butekereza. Ni gute se muvuga ngo ntabwo mwumva uko ikora kandi yarakozwe n'abantu? Oya, burya siko bimeze. Nandi magambo ntago twayikoze. Icyo twakoze nuko twayigishije uko izajya yigamo, cyangwa se algorithm, cyangwa se amaformule, cyangwa se ibyizagenderaho iri kwiga. Ariko rero aya mategeko twayigishije iyo ahuye na data cyangwa se ibyo igomba kwiga bihinduka ibintu tudashobora kumva natwe uburyo ibikoramo, cyangwa se neural networks. Ese nizihe ingaruka zirimo kuba izi AI zigiye kujya zandika cyangwa ziyandikira ibintu zonyine zumva cyangwa code abantu batabasha kumva ku kiremwa muntu? Icyo kibazo giteye inkeke koko. Umwe mu buryo zizakoresha mu kutubuza kuzikontorora cyangwa se kuzigenzura nuko zo ubwazo zishobora kuba zishobora kwiyandikira code cyangwa se kwihindura zikihandi mabwiriza twe tutazi kandi natwe ubwacu tudasobanukiwe. Kandi mu by'ukuri iki kintu kirahangayikishije, tugomba kucyitondera. Ariko biroroshye. Ziramutse tubonye zitangiye kuturusha ubwenge twate tuzizimya. Ikibazo gihari nuko ziziga kuturyarya. Zizaba zizi kugukubita igipindi koko kandi kikagufata. Kubera yuko zigiye mu bitabo bisanzwe by'inkuru abantu banditse byinshi cyane kubyo zizi ibyo zikubwira n'ibyo zitakubwira, cyangwa se ibyo usubiza n'ibyo bitazikubwira. Ziratuzi, ziri kutwiga. Yewe zize no ku mafuti y'abanyapolitike, zizi uko batwara abantu. Zizabikora, zizi ibintu byinshi. Iyi niyo mpamvu Geoffrey yasezeye kuri Google akagenda, kubera ko nk'umuntu wayikoze AI yarazi ububi bwayo ndetse naho iri kwerekeza. Kandi imashini zigiye kuzaturenga. Ndababwira ko babihereza imyaka kugeza mu za 2030, ariko ntabwo tuzagizaho dukurikije umuvuduko biriho. AI izatwigaranzura bitari kera. Aho tuzaba tugeze mu cyo bita ASI. ASI ni artificial super intelligence. Super intelligence ni ngo izabiturusha ubwenge nk'abantu. Ntabwo tuzaba tubwira ibyo ikora, bizajya dukoresha ibyo yo ishaka, kuko izajya ifata imyanzuro yo ishaka ndetse yanatekereje. Ikababwira noneho ubwoko bwo kwigisha computer cyangwa se artificial intelligence abahanga bakoresha.
uburyo bwa mbere nubwo bita supervised learning. Supervised learning ni uburyo bigisha computer bayihaye ibintu labeled. Ibintu labeled ni ibintu bazi bayibwira ngo iki kintu turakizi cyitwa gutya, gifate mu mutwe. Ni nkuko wigisha umwana muto, AI bayigisha nkuko bigisha umwana muto. Gifate mu mutwe, iki ngiki nguhaye ni pomme, n'uyu nguhaye ni umuneke, wabifashe hanyuma ndaza kuguhereza imineke, amoko yose y'imineke, ukamara, amasenge, gros micheli n'izindi ntazi, nyamunyo, ntago nzi ukuntu babyita ibintu ubwoko bwose. Ukabwira ati ubu bwose ni kuguhereza n'umuneke, n'uyu muneke, uyu n'umuneke w'ubundi bwoko, iyi ni pomme y'umuhondo, iyi ni y'icyatsi, ni pomme ya pink. Ukahereza amapome yose, iyi ngiyi y'ikiburungushure, iyi ngiyi imeze nka cube, ibi ngiyi ifite iyi forme, ibi byose ukayereka amapome yose ashoboka n'imineke yose ishoboka. Ibyo nibyo twita supervised learning. Icyo gihe iyo uzanye indi foto ya pomme ukayiyereka, ukayibaza ngo iki ni iki, itikubwira ngo iyo ni pomme. Iyo uzanye ifoto y'umuneke ukayereka ngo iki ni iki, itikubwira ngo uwo ni umuneke. Nuko nguko AI yiga. Ibyo bita supervised. Hari uburyo bwitwa unsupervised. Unsupervised learning nuvuga ngo uyihereza datas cyangwa se uyihereza ibintu bitari labeled, bidafite amazina, nawe ukayibwira ati nguhaye ibi bintu, gira ibyo ushakishizamo amakuru ushakamo, ubashe kumenya kuzajya bitandukanya wowe ubwawe. Ibyo ngibyo byita unsupervised. Yonyine noneho irabifata ikoresheje bya bindi nababwiye ama layers, ama hidden layers, hahandi hagati ikoreramo imyanzuro n'abayikoze batazi uburyo ibigenzamo, gusa bayibwira uburyo itangira ariko ntibazi uburyo isozamo, kubera ko habarimo imibare myinshi cyane ku buryo bisaba gukoresha icyo bitwa microprocessor, ndetse bitwara umuriro mwinshi cyane. Ari nayo mpamvu intelligence artificielle itwara umuriro mwinshi ku babikoresha cyangwa se kubazigisha barabizi. Icyo twita data centers cyangwa se clusters, n'ahantu zigira ni ibigo binini cyane biba birimo machine ahinda, birimo ama servers yose bari gukora imibare. Uruganda rwita Nvidia baruruzi, nirwo rukora izi microprocessor cyane, zikunze gukora muri iyo mibare. Zikora imibare myinshi cyane kuri twe imibare ikora udashobora kuyikora bayiguhaye. Ushobora kumara imyaka n'imyaniko mu Kinyarwanda cya kera, niba mnibuka twararikoreshaga iryo jambo, ukaba ushaka iyo mibare ukaba utayibona iyo ibikora mu gihe gitoya gishoboka. Nukuvuga ngo ibigenza ute, kadukomeze dukoresha imbuto, ukahereza imbuto zose wakuye mu isoko nyinshi cyane, ukayijugunyira, ukayibwira ati ibi bintu bifate umbwira ibyari byo. Ibigenza ite, ikintu cya mbere igomba kubanza gukora icyo bita clustering. Clustering ni ibintu bigiye kumera kimwe ibishyira hamwe. Tuvuge urugero, ihisemo guhera ku mabara, ishobora gufata ibintu byose by'umuhondo ikabishyira hamwe, ubwo imineke, amaronji n'ibindi, igafata iby'umutuku byose ikarunda, amatomati n'ibindi by'umutuku, inkeri n'ibindi igashyira hamwe. Iyo imaze gukora clustering, ishobora no gutangira nanone gukora mu tundi duce muri twa duce yari yakoze. Nuvuga ngo ituvuga nubwo nashize inkeri hamwe n'urutomati, ariko inkeri ntabwo iforomye nk'urutomati. Urutomati ugiye kumera nk'umupira gato, inkeri ifite ukuntu isongo ya gice kimwe, ikindi gice kiba ari kinini. Ikabifata inkeri ikazishyira ku ruhande, itomati ikazishyira ku ruhande. Ariko ibyo ni ibintu ikora mu masegonda make ashoboka udashobora kumva. Hanyuma ibyo imaze kubikora, imaze gukora clustering, imaze gushyira ibintu byose mu byiciro, nabyo yinjira none muri bya byiciro none yakoze, ikongera igakoramo ibindi byiciro ku buryo. Ariko ibyo bintu ndi kubabwira mu by'ukuri ibikora mu gahe gato udashobora gutekereza. Ari naho rero tuvuga ko computer iturushira ubwenge cyangwa se iturusha gutekereza, kubera ko ibintu twese dushobora kumara igihe dutekereza imyaka n'imyaka, ibikora mu masegonda makeya. Ahanga niho ngira ngo abantu bumve ko tuza kwigereranya gatoya na computer ziraturenze. Abantu bari average nkanjye cyangwa wowe badafite ubwenge buhambaye. Hari abandi bafite ubwenge buhambaye, ushobora kubuhereza imibare 50 icyarimwe, ukamubwira ngo imibare 5 kuba 6 kuba 17 kuba 20 kuba 30 kuba 40 bihanya kangahe. Umuntu akaba afite ubwo bushobozi bwo kuba yabisubiza mu gihe gito, ariko ntabwo ari benshi. Abo ngabo nibo bashobora kupfa kujya kwigeranya n'izi computer. Ariko noneho hano ziturusha ubwenge, nukubera ko zizi ibintu byinshi, ziza amateka, zikamenya ibijyanye n'imiterere y'isi, zikamenya imibare, zikamenya ibijyanye n'imiterere y'umuntu. Niyo mpamvu zidashobora kwigeranya na computer. Ibyo ngibyo ndi kukubwira ni AI ni nk'ubwonko bw'umuntu bakoze, babushyira ahantu, ariko bushyiramo ayo makuru yose, barabwigisha. Iyo ni ChatGPT, ni urugero rwiza nshobora kubahereza. Iyo ugiye ukayibaza ikintu ititaye ko uri umuavoka cyangwa se ukora mu bintu bijyanye n'amategeko, ititaye kuri umukinnyi w'umupira cyangwa se ititaye kuri umutetsi, buri wese musubiza ibintu bye kandi kabimusubiza birenze uko abizi akenshi.
ngo izi bintu byinshi ari imwe, naho ngaho niho ziturusha ubwenge. Niba mubyumva neza, nkunze kubura n'abantu cyangwa ngo computer ntiyaturusha ubwenge. Mwabyumvise, yabyivugiye uwayikoze, nawe ubwe ntabwo azi ukuntu itekereza. Geoffrey Hinton. Ngo wowe uhangana gute na AI utazi n'abayikoze batari kumenya uburyo itekerezamo. Ngo twemere ko computer zigiye kuturusha ubwenge ndetse zitangiye no zayobora abantu bamwe namwe kubakoresha ibintu badakwiye gukora. Nabonye umugore yatangije n'umugabo, iramubwira ngo uwo mugabo wawe mureke. Umugore wo mu Bwongereza yambwiye ngo umugabo wawe mureke. Ntabwo ari wenyine, n'abantu benshi maze kugira inama zo gukora ibintu bipfuye. Hari ama application menshi amaze kuza, amaze gusimbura nk'iyitwa Replica, n'iy'Abashinwa. Replica igukorera undi muntu mukajya muvugana akaba kuzi neza, mukajya muganira. Iyo ni AI, cyo bita AI. Ikadukomeza. Hari ubundi buryo bigishamo computer bwita semi supervised cyangwa semi supervised. Ni uburyo uhereza ibintu bimwe biri robot, ibindi bitari robot. Nabasobanuriye buri supervised ko bumeze n'uburi unsupervised ko bumeze. Noneho ubu ngubu buri semi supervised ngo ni kimwe, uyihereza ibintu bimwe ukabibwira ngo ibindi ntuyibwire ngo ibi ngibi, yo ikaza kwitoreramo noneho ikabishyira mu byiciro. Ubwo n'ubundi buryo bwo gutoza intelligence artificielle. Reka mitenda ku buryo rero bwa mbere na mbere bugoye bukomeye, ari nabwo burimo buradukoraho twese. Reinforcement learning ni nko guhatiriza AI kwiyigisha ariko igendeye ku byo iri kugenda ibona. Ntabwo ihera gusa ku byo wayihaye, ahubwo ibyo ikuyemo nibyo yongera ikigiraho. Urugero, yigira ku makosa yayo ikaba yakosora none ibintu bikajya ku murongo. Urugero, kugira ngo bigishe robot kugenda, robot yige kugenda igitera intambwe, igenda itera indi ntambwe. Ngo habayeho kuyihagarika, irahagarara, bahangiza bashyiramo, bayibwira ukuntu guhagarara bisaba ko akaguru gutya na gutya, bimeze gutya, position iyi ngiyi. Hanyuma gutera intambwe akabwira ngo nukuzamura akaguru ukageza imbere ugatereka hasi, ubwo no gutera intambwe. Hanyuma bayigisha gutera intambwe ebyiri. Imaze gutera intambwe byagize igihe iragwa. Imaze kugwa ariko irongera irahaguruka. Yo ubwayo ibyo byo guhaguruka nta muntu ubiyigisha. Ni ibintu bitwara igihe kinini. Reinforcement learning ikora cyane nko ku ma games. Abantu mukunda gukina ama game yo kuri computer, ukunze gusanga bashushanyije nk'umujyi. Tuvuge nk'abantu bazi game ya GTA, tuvuge nka GTA ni urugero mfashe. Computer ishobora kwiga umujyi wose kandi batarigize bayinyuza muri umujyi bari kwitoza, ahubwo kwigeza ahantu ikiga kuhamenya uri buhitware, niba hazamuka ikamenya kuri buze kuzamura akaguru kazamuka, niba ariho gusimbuka ikamenya kuza gusimbuka. Ibyo ngibyo ni ibintu igenda yiga icyo bita environment. N'urugero, imodoka zitwara cyangwa se self driving cars, izi ngizi bita modoka z'amashanyarazi, akenshi zira modoka zigenda ziga imihanda yose. Ukunyuza ahantu igenda yiga igira ibyo imenya, nibikoze impanuka yiga ubutane gusongera gupfa gukora impanuka. Ibyo ngibyo bayabimenye ko ari error yakoze ikayikosora mu butaha. Ndoko ziriyigisha. Ibyo nibyo bita reinforcement learning. Reinforcement learning rero ni iziye kuzatuma amarobo adukontorora, niyo giye kuzatuma amarobo arusha abantu ubwenge, bikageraza ikora ibintu twe tutazi. Robo sigazi ikora ibintu umuntu adashobora gukora we ubwe. Ngo supervised learning ni uburyo abantu bavumbuye bwo kwikoraho cyangwa se buzaturimbura, niba ariko navuga. Yes, buzaturimbura, iyo bita reinforcement learning. Nkuko mwabyumvise rero mumaze gusobanukirwa AI ni ibiki. Generative AI niyo turi gukoresha ngo twese, murazizi zikora amafoto, zikora amajwi, zikora indirimbo za Suno, za Midjourney, murazizi ni nyinshi cyane sinazivamo. Zira zose mwumvisha uburyo zitozwa, bafasha amafoto cyangwa se bitewe n'iki ikora barayigisha. Ibyo bigisha rero AI ubundi nubwo mwafashe babyisha ibintu byinshi icyarimwe. Mwagiye mwumva ibirego bigiye bitandukanye, nka YouTube ijya kurega ngo abantu bakoresha ba nyiri ChatGPT. Sam Altman yafashe amavideo ibihumbi n'ibihumbi n'amamiliyoni bya YouTube abitorezaho AI yiwe ya ChatGPT imenya ubwenge, kuko izirumva hanyuma zamara kumva zikagenda zibifata zikabibika. Ntago ibyumvise bigenda, ahubwo ni nk'umwana muto yabatoje ugenda kura agenda afata amenye ibintu byinshi. Niyo mpamvu bisaba servers cyangwa se ahantu hanini ho kubika amakuru y'ibintu zigiye zizi. AI rero ni ikintu gikomeye
zikomeye niziri ko musobanukiwe AI cyari cyo ngiye kujya gukomeza kubabwira ibintu bijyanye na AI, mbigisha izo muzajya mukoresha nizo mugomba kwirinda, mbigisha n'ibyo mutagomba gukora kuri AI, ndetse mbafashe kugira ngo tubashe kwinjira muri iyi si ya AI. Nifuza ko abanyarwanda cyangwa se abajene bakiri batoya babasha gutera imbere, babasha kwinjira muri AI, natwe tukabasha guhangana ku isoko rya AI, ku isoko ry'umurimo, tukabasha kwinjiramo, tukabasha gukora ibintu bitandukanye bijyanye na artificial intelligence. Ese wumvise hari icyo umenye kuri intelligence artificielle? Sangiza iyi video undi muntu nawe asabashe gusobanukirwa intelligence artificielle icyari cyo. Ndetse hari icyo wishaka kumenya kirenzeho nasobanura cyane kuri intelligence artificielle, jya muri commentaire wandikemo, nzabafasha nzabasobanurira. Nitwa Naklet, mwakoze kuza, ndabakunda, bye bye bye.